ntabwo nabikubwiye wowe. Nanjye ngo afite umugabo. Karame. Ubu ndumva nagufata nkagukanda neza ngukanda. Yesu! Kugeza uburyo ubona n'isomo ntuzongeye kubikora. Oh shit! Akosukoko uyu mwana w'umukobwa ko yatinze kuva mu gitondo nicanga hanegereje umuntu utaraza kuko Meze neza ariko nawe watinze. Najya abamotari barasifura bakajya basifura nanjye nkahagara nkagenda gake. Uzi ko hano hageze mu gitondo nk'icanga utegereza nkakubura. Nanjye mba naje gake gake. Ariko banza witunganye mbere neza. Hanagura ku buryo ugenda usa neza dore ugiye mu bakire. Tugiye mu bakire utagerayo usa nabi bakadusuzugura. Ako nawe watinze urakabye. Kandi nkubwiye abamotari bagiye basifura nanjye nza gake rega ntago menyereye iby'ikigali. Waheze muri gare. None reka tugende. Ana ese ko mbona ushoreye uyu mwana w'umukobwa umujyanye. Uyu ni mushiki wanjye umujyanye kwa Karaveri hirya kumurangira akazi. Tugiye ni hariya kuri uriya muryango umubare ntuze ku ntengo ibintu byose ubikore ku murongo utaza kuza kunkoza isoni. Bose ibintu byose nawe mubwiye arabizi nta kintu na kimwe atazi. Wowe nituhagera wicare utuze wigire umwana mwiza ku buryo nyine bari bukubone akabona ko ntari biryawe. Uze ku ntume mukire. Ntabwo nabikora. Wowe rebe ubonye wa mukobwa duhuye marayika muzima ntahuriye na biriya bikobwa by'i Kigali muhure ejo bundi musa ejo mu gitondo ugasanga yabaye inzobe irambwa ngo ni Samuji buriya muntu ayizere kwe Yesu. Nawe rero uba wiruka ndaguhagaritse ngo dusubire tujye kureba mbona wagiye ubundi se ubu umuntu abakurikiye wasanga batarenga. Tubanze tujye kwitegereza neza tujye kumureba. Uko bakwitandetse mu rugo se abari amagana none ikiri mahirire umwana n'uyu wazi uzi ko nakubwiye ko nanjye watari Nyanza buriya. Clarissa, nurangiza uze mu nzu mubwire. Sheri. Karame. Ese Clarissa ubona ari gukora akazi neza? Kuru ni meza akazi aragakora neza.
Nese ko ngiye kubizi ko ngiye mbyuka ngenda nkaza ijoro. Ubona Clarisse ameze gute? Njye mba mbona akazi agashoboye. ese ko ibyombo azi kubyoza akazi gutegura neza mu nzu. ibyo bintu biri kuzamo Njye ndabizi nta kibazo cye. Okay. Ahubwo se hari ikintu utekereje? Buriya nta kuntu twazajya kumugura imyenda nko mu minsi iri imbere. Shaka kujya kumushopingira se? Ndashaka kujya kumugura imyenda kuko ese ubonye ya myenda yazanye itamaze gusaza. Clarisse. Karame. Ngwino mubwire. Bashyira amazi muri dushe. Oh! Gambere waramfashe mu amazi ngo ngende. Oya Mbabara twumvikana. Oya ndabivuga. Ntunge kundega rwose. Babarira ndabivuga. Babarira ndaguha icyo ushaka cyose. Oya bwambere waramfashe ndihangana. Mbabarira umva. Mbabarira. Oya icyo ushaka cyose ndakiguha. Ariko mbabarira. Oya mbabarira ndabivuga. Oya wibivuga. Mbabarira dusubire mu nzu rwose. Oya mbabarira. Tujye mu nzu uraba ubivuga. Oya ndabivuga. Bwambere ambwiye ngo njyane amazi unkoraho bwa kabiri n'ubu ngubu urabikoze. Oya mbabarira ntubivuga. Ndajya ku Yewe murenge. mbabarira icyo ushaka ndakiguha. Oya ndajya ku murenge. Ariko ntujye kundeka. Yesu ahubwo si byo ni ibikindi kumva ari kumva bamwe basakuza. Sibyo ni iki? Ndumva ari wa mukobwa wanjye. Wa mukobwa nyine w'umukozi wawe N'umugabo wawe. ese bigenze bite se? Tujye kureba. Yose ukora iki? Baradusubira mu nzu. Baradusubira mu nzu rwose. Muri mu biki? Mwapfuye iki? Ni ibiki umukobwa? Niko Oya nta kintu kibaye rwose. Nta kintu kibaye. Ceceka mbwire byagenze. Bwambere ambwiye ngo njyane amazi. Yajyanye abankozeho. Ndangije ubu ngubu ubwo ndinjiye mu nzu abaransuritse. Urumva reba umupira wose awukuyemo umupira wose. Yaragiye kubikora. Oya arambeshyera dore ukuntu bigenze asanze mu nzu afite amazi anguyeho mukura nta kintu rwose nkoze arambeshyera dore nguyu yarakuvuye hano arandunguruka. Yesu ubundi njya mu nzu arambwira ngo njyane amazi nsanga yabikajije cyane ahita nkoraho. None n'ubu ngubu umupira ahise awukuramo. Oya arambeshya rwose. Karaveri nyakubuna umuheto. Karaveri njye nkubwisha ukuri arambeshya nta kintu kibaye. Karaveri numa napatse ikintu batabibona. Karaveri gira vuba usobanura ibi bintu neza nta kintu kimusimbutse ukuntu byagenze. Samuci ngereka nkubwiza ukuri urabizi uri inshuti yanjye kandi urabizi unziho ubunyangamugayo ko ndi umugabo w'unyangamugayo. Ngera niciye muri salo ndimo nirebera agafilime. Clarisse yinjiye mu nzu atsitara ku meza atsitaye ku meza ndamuramira mu kumuramira ahise asakuza ngo ushatse kumfata ku ngufu. Nta soni uramuramira sambaye ubusa. Natamuko nyibwire ko ibintu byagenze. Ukuntu bigenze ngiye maze gukura ninjiza umweyo. Ninjije umweyo abarankuruye abanyicaje hano ku bibero bye. Vuza induru nsohoka n'abaranga ngo ceceka ceceka. Nibwo ngiye ko nambona muraje rero dusohotse hano hanze. Abaragufasha gukira ku kibero. Aragutera gukikira nta n'isoni. Ntabwo nabikubwiye wowe. Umva narabikubwiye ngo nanjye ngo afite umugabo.
shero uramemukiye uransebeje Karame. uransebeje Karame. Ubu numva nagufata nkagukanda neza ngukanda. Kugeza uburyo ubona n'isomo ntuzongeye kubikora. asanze nicaye muri saro Nase wicara nakuyemo gusa. nanakuyemo umupira rwose. Ubu numva naguhita. Karame. ndarengana. Nagukoze he? yamfashe hano mu nda njye nanjye nsohoka mvuze induru rero Karame. Karame reba hano. urumva Karame reba hano. Nituri inshuti Karame. turi inshuti. Yose Karame niba nkuzaniye umukozi umuha akazi umuhemba amafaranga ukaba utagiye kumureba amabona ukamukorakora ahantu hose. oya ubutumwa bwumvikane. sakana Oya. nabikubwiye sa by'amabuno, Karame, nta by'amabuno. uranata umva mana wereka nawe ntabwo watuza Oya. ndebera amabunda afite Karame reka nkore. Uzi ibintu ngiye gukorera ntabwo njye nakomeza ngo mbirebere izuba no kuri inshuti yanjye. none urabigenza ute? Ngiye guhamagara polisi bagufata. urema kandi nta kintu nkoze. ahubwo nuko